Yesu ashimwe. Indamutso y'abana b'Imana ni 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 Yesu ashimwe. Haleluya. Uri kumwe na mugenzi we namuhobere mu izina rya Yesu. Amina. Amen. Haronza fuga tu. Wese namuhobere. Hari akandi kajambo nakunze gukoresha kandi nkunda kugakoresha. Icyambere ni iki? Icyambere ni amakuru. Mbese aho wicanye amakuru yo mu murwa ntabwo ari amwe mu Rwanda. Yaba umukecuru yavuze ko radiyo ke kaba ku musego. Ariko ngenda koza mu mbese umwuka wera nawe abana nawe. Ukaba ufite amakuru yo mu murwa ukawicaranye. Birashoboka ko ubu ngubu waba urukurutwa ariko ufite amakuru. Amen. Haleluya. Amen. Byashoboka ko ubu ngubu ufite intambara zigoye cyane, ufite ibibazo, ariko niba ufite amakuru tuzi umutima. Amen. Icyambere ni iki? Amakuru. Ya mamare ni ya mamare. 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 Ya mamare ni ya ugasanga umuntu kwa muganga baramubwiye wabyabyuka mu museke yirukana wabyiniye hano. Haleluya. Haleluya. Amen. Nde buriya mvuka ndi umwe nkabyina hanjye nkabyina n'abarumuna banjye n'abakuze nkabyina n'abandi nubwo nshaje ndagerageza. Umubisha ntangiye mfite imyaka 15 ngeze muri 66 yamwawe Yaramwaye. ejo bundi nzatamushyira ahangaha nzamukinira yarabikoze nzamukinira arabishoboye n'Imana ikamfasha. Amina. Amen. Yarabikoze pe. Kubera 15 ntagere 36 ejo bundi kuri 7 z'ukwa kabiri kamushyira esheshatu nimugoroba aramwe ngo mwana we buriya hari abantu bavuye mu shyamba ngenda isigara. Haleluya. Nari ngiye mu ishyamba kuko mukora amakuru menshi. Irambwira ngo igishyitsi cyari imbere yawe cyakuzengereje ndetse n'umufasha wawe. Igishyitsi andika itariki 6 z'ukwa kabiri ko mbirangije. Njya mu mwanya niko bisanzwe kandi niko bisanzwe we yahiriye mu nzu nawe. Umuserebanya wo mu nzu witwa niko bisanzwe wo mu Kigunda waramusushye. Ya nzu ya nyakatsi ya kera ibirahiye. Umwe turatumva wo mu Kigunda atisha inzu yahiye. Undi uwo mugabo wo mu nzu atari ku munsi inzu mbamo niko isanzwe. Wo mu Kigunda ati njyawe ibisimba byenyenyereye araguruka yishimira mu Kigunda. Niko bisanzwe umuriro w'umuzondo abarahiye. Nanjye rero njya mu ijambo niko bisanzwe yabiherekera bivuga ntabwo yigize ibiko. Umuhanuzi w'umusaza sinamuzi twaduhuriye aryamye mu ishyamba ngira ngo avuye mu muhanda kuko ubu umuhanda ari kwiruhukira naho ari mu mwuka w'iki Imana. Ati pasite ntikarame ntabwo yavuze ari kuze nyuma ibyo ngibyo
naramushuje ntambutse tumva musore ariko ndamuhinduka muri muhindukira muri to cyo ko mbonye kose kuko anyise umusore kandi umusaza ndamubwira nti muko wa musaza yurebye usanga ndi umusore guru mutansuzugu njye mfite umwuzukuru w'irasoguru njye nubwo mbona meze gusa uwarusi ko ngusha nk'imyaka 20 arangwa mu kwasi ubundi y'amaso ndabona atabona ndabona atari umusaza none se wajya mu ntege n'Imana ukorera ukumbise mu mera nk'agasusa gakubiswe n'umwuka w'umuriro isa igihe nigeze n'amaso yawe ati data arambwiye ngo mbwira uwo musore wanjye mbwirira uwo musore wanjye agahindukire tuganire mubwire ko mukureho ibyamugenzaga Haleluya. mbwirira uwo musore wanjye utambutse imbere zawe mubwire ko mukuriyeho ibyamugenzaga nzagukorera nivuye inyuma kandi nubishoboza nzakuza imbere nzagukorera nivuye inyuma kandi nubishoboza nzakuza imbere. Haleluya. Amen. Abandi baravuga ngo bazagwima uzagwa nyuma y'Imana itazansiga abiri kwigena guca agwa hano se kambona atandika itariki 6 ko Imana igukuriyeho icyakugenzaga ko kitazongera kubaho ukundi hari bitazongera kubaho ukundi ku buzima bwanyu. Hari bitazongera kubaho ukundi ku buzima bwanyu mubyakirege ihame kuko hari bibagenza igihe kikagira Imana igakuraho. Ati byandika ariko ikaramu yari iri muri Bibiliya nkenda byandika ngeze mu rugo ntayihari nayisize mu rugo kuko sinari nabyakira. N'ibintu biremereye cyane umuntu kugenza ku myaka 15 uzapfa utambaye umwenda mwiza ntuzabe mu nzu nziza ntuzagura ikinyabiziga n'abo gukomokaho bose ugakorera ubusa wajya mugiye kugera ku mushinga ukamara kutazi impamvu kubyakira ngo gikuweho rero biragoye cyane. Ndambwira abantu ngo inzara ishobora gutuma utumva ijwi ry'Uwiteka ko ari Imana ivugana nawe kuko yakumenaguye amatwi yarangije ay'umutima yarangiritse aya yose yarashize. Imana yavuga ngo ndakugaburiye kandi biri mu nzara biri kuza byorutse n'indege ku kibuga Kanombe. Uyu muhanuzi wese afite abandi bahanuzi bahanuye kandi byagize bite ambwira tundi n'utundi ashyira aho mu nguni yanjye nayo ngiye gusengeramo nahise inguni nyihindurira aho ngaho ndamusengera turagana ndamane amahoro y'Imana bane nawe ngiye numva arimo ntabwo ntekereza ngeze mu rugo ndabivuga ngo ubu noneho urabikoze nanze kubivugira imbere ye. Ngeze mu rugo ndabivuga noneho ubu urabikoze koko. Mu gitondo telefone ya mbere nkiryamye saa 9:30 umuntu wacu w'icyangugu arampamagaye mvuye he wacu ni Burengerazuba mu mwaka wa 2020 ndi Kigali ubwo turaza kwagera. Ati hajya wawe mwambwiye ngo so wanyu Imana izamwica kubera wowe yangije n'umugore wawe. Wese yabivuze kenshi nabivuze rimwe kenshi mubizi uyu munsi ntabwire byose ubitoraguye abantu bamaze kugerewe ntari ku bundi byo kubitoragura reka mbisoreza uyu munsi saa 4 intumwa yindi yarongera amubwira ko birangiye ucukura urwobo ni uzagira ute mubwiriza igice cya 10:8 ucukura urwobo ni uzarurwamo nta mpamvu nta n'amarira nta n'agahinda kireka niba ubuze ubwenge umena urugo inzoka yizamuke uhora ni ukuwiteka icyo dusabwa ni ukubakunda
tukabasengera ngo Imana ibahumure niba ngakuwakiriza abashya natwe dutambuke niyo yabitubwiye izabisohoza ngo niyo yabitubwiye izabisohoza haleluya ako nakagize gute wacu ni burengerazuba bwa Cyangugu nitwa Abraham andi mazina sinyavuga nigeze nyavuga abantu bafite umushiha kandi baje gusenga sinshaka ko mwe umushiha ubafata yatubwire nta kibazo ntawe tugira ngo hanyuma Imana yampamagaye 95 inkure mu byaha nk'iby'abandi n'uyu munsi bakirimo ku itariki 2 ariko wa 4 mu kwezi kwa 8 95 irampamagara ngo iki ni igihe cyawe nanjye cyo kugira ngo nkorere suko ntari nsanzwe mu idini ariko nashyushyaga intebe nk'abandi bose uyu munsi hari abantu bari gushyushya iki ariko Imana ibarengere bwo gushyushya intebe baze muze mwaje haleluya nko kuza gushyushya intebe cyangwa reka tujye kumva uko Imana ivuga yahariye ariko nawe uzabisubiramo yivuga ndagusabira wowe uza kumva uko Imana ivuga cyangwa njye kumva ibyahariya nawe ufate ubyinjiremo nawe bajye bakubaza ubivuge neza imyaka 2 imaze kumamagara ndi mu mishinga yitesha agaciro ubwo ni umuhamagara byamamagara mujye kunkorera mbanya aho bita mu gatare barinde Nyamasheke Kofi rambwira ngo imubwire akujyane i Kigali nyibwire ntirabizi nyijyanira i Kigali ati wowe nkujyanye muri hasi Bugarama niho ushaka kujya kunkorera imirimo iyi sengera abarwayi vuga butumwa mageze satani amafaranga arayasaba ndajya n'usura impamvu nyikorana ayo mafaranga aca rero bana kuzi nasabye ibigira inkuye iwanjye n'abana 4 inkuse mu nzu y'icumi 3,000 y'itugiye 9 yemera satani ngo urasinyitera kashe y'amafaranga yose aragenda sigara mu nzu ari zero ngere igihe cyo kutamenya ko abantu bari kunyakura cyangwa imodoka ziri gutambuka icyo ndagisimbutse uriyo bundi ntakigusa reba aho umuntu akwakura papa Ngabire waramutse ukwifura mu muhanda amakamyo ari kwinjira mu ruganda ndere gusohoka papa Ngabire waramutse umubiri uri mu muhanda umutima we wasohotsemo kera uri ku bana 4 n'umugore n'inzu y'abandi bizagenda bite ubwo natakaje ko irinde gutakaza kwizera cyangwa se bigenda bishyikiye ngo uko byagenze gutyo ubwo nuko natakaje kwizera nari ndi muri gardienne amen amen iyo umuntu ari muri gardienne abatandukanye n'uwo wageze mu wa mbere uwo mu wa mbere watandukanye n'uwageze mu wa 4 mu wa 5 mu wa 6 ubwo ntabwo nabaraga ko nzongera kubona iki amafaranga kandi ikavuga ngo aho yari ari hazavana yanze ibyo si ukubimbwira biraturuka hehe kwibi yaje guke bi ntangira kuyibarira uko yaje kwanya ngo ninjye wayazanye cyo cyaratambutse sinagitindaho nkora umurimo w'ivugabutumwa kanyava mu Bugarama nkaza hano ku Kibuye n'amaguru mpaye amafaranga 200 wajya ngo ni 200 ijana cyo kurya ngendere nkazarya nsubiyeyo kuko yari yavuze ngo ikibazo uzahura nacyo uzakihanganire hano navuga gutuma muri paruwase teraniro rigashyuha abantu bakihana ntibangaburire ntibanywe amazi yo kunywa yari yavuze ngo ikibazo uzahura nacyo uzagira ute ntabwo nigeze nshimana ngo pasiteri ntiyampaye itike ntabwo yayisabiye amezi 10 ashize irambwira ngo satani yatsinzwe ariko agiye aguteje uburwayi mu rugo nzakurengera n'umugore n'abana ayo ni ya makuru navuze icyambere ni iki amakuru cyatumye nacimba imanza nuko nagiye mfite amakuru ananirwa ariko kuko mbitse amakuru iyo ufite amakuru yite barakuvuga ngo dore ko kireba ukaba uzi ko ejo uzareba neza dore cyambara ibishanyaguro ukaba uzi ko ejo uzambara ariko ukaberwa nta kibazo nuko ngo Imana yaravuze bacu basema n'icyo bataco bari kuvuga ngo byose abarozi 12 barahagurutse ku buzima bwanjye n'umugore imyaka 12 irenze
ngaho ndahahira twariye ibyo kurya bihumanye mu ijoro hari Imana itanga umuti. Amasasu y'abarozi murayazi, bya bisongo byabo by'amahembe biki, inkuba, inzoka, ibintu byinshi n'ingwe narayigize ubundi. Ibyo ni ubusa busa. Nomero umurozi uzi kugira ngo abarozi cumi n'abiri Imana ikuye umuntu uzagenda n'umwana wa kane ubona kukuvuga tuzahanga kandi uri umuhanuzi nuko bamutumye nuko bakuvuze umuntu ari gukubita igisasu umutima ngo agushanyagure ariko uri gushinzwe utegetswe kumukundana arashaka kwica abana bawe ngo abarangize kwicyambere no kugumukunda kubera iki amakuru shaka kukupakaza hakiri kare ariko umukundi kuko ufite amakuru kuko intsinzi ni ukubakunda niba mubanga bazabica bazabarangiza iyo ubakunze Imana igutereka mu muriro utagutwika utwika abadayimoni yego abazimu bakazavuga bakavugishwa nabo kubera wa muri uhagazemo genda nk'umwana w'umwami ariko ukakandagira nk'umwana w'umwami dayimoni bakaguhungira kure ejo baruzi bakavuga ngo nawe waracishije bajya i Burundi ku mugabo utaraza wicaye ku ntebe ya shitani iramba ngo senga yitatu n'umunsi umwe w'amashengesho nako ubutayu insabye amafaranga insabye ikimasa insabye ntamasa n'ibyariho Yesu atari yaza ubu igitambo ni kimwe cy'amaraso ya Kristo bagiye ku mugabo utaraza wicaye ku ntebe ya shitani aho Imana imuhamije ari Imana ibyivugiye kandi bajyanye amafaranga kayabo udashobora kumenya bahagiye batanu barozi 12 n'ubu yajyanye ariko nibagaruka basanga Aloyizi ndi mutaraka sanga umugore wa Aloyizi ni mutaraka asanga abana ni bataraga kandi yabaga ngo umuntu asanga nabarangije baragiye baravuga ngo Aloyizi nimumushireho we imiti yayica niyo nama yari yakoze umugore n'abana batandatu muhumbe kuko umurozi umwe namutumiye mu buhamya ndamwana umwanya wo gufatisha nino n'ururwara rw'ino rw'igikunu ntabwo badafatisha inama muzikora kwa runaka hejuru yanyu ngewe ntacyo nabatwaye icyo mu nziza nuko nsengera abo mwaroze mugahomba amafaranga babahaye mukayasubiza hanyuma rero muri inshuti zanjye ndabakunda cyane ngende mu rugo cyane nanjye muri akazi kandi amina mugende mujye mute nanjye mbona akazi kuko aricyo cyanzanye mfite ubukwe uzantumire nzagutwerera ubu ngubu wagutumiye ntiwamutwerera ntiwanakandagirayo mfite umugore n'abana banjye batandatu ndabashorera ndanamutwerera namubwiye ngo nutantumira nziza nanzanye bahashirimo ntwererano nyiguhe nshinzwe gahunda yo gukora zanyereka aho nicara tumbira Yesu wenyine haleluya tumbira Yesu wenyine tumbira Yesu wenyine iwe gisubizo mu bibazo byacu byose mu ntambara urwana zose mu bukene bwawe bwose niwe gisubizo Mungu wenda mubwira ngo ugiye gukora ubukwe so ni umurozi na nyoko ni umurozi kandi ntubyemera uri umurokore manusu n'ubu hano harimo ba manusu akabuzo karaza ntibuke ko Imana iri hejuru y'ibyo byose ubaye manusu itegiye kuko utangiye kuvuga ngo ibyo ntibishoboye utabishoboye uvuze ngo ntibishoboye satani niwe uraza kubigushoborera abagabo ni babiri dufite hano kuri nosi satani ari hano hasi Imana iri hejuru kandi igenzura hose none ishobora byose uvuze ko ibi bitabishobora n'umujyanama wawe ati ariko ubundi hari ikidakora uwo nawe aze ari manusu bajya kuvuga ngo hari ikidakora ubwo arabigushorera we ayo ni manusu abarokore b'amanusu barahari hari n'abagwije ese ntubona ko umuntu agura ino si umuceri kuko ariko angana kuko
gukora izo mbaraga ze ubushobozi bwe undi akagura ikiro abandi bakagura n'imifuka mu kirokore niko bimeze rero mu bamarusu n'abamarugu bitewe n'uko ayifata kavuga ngo ishobora byose niyo byose niyo rurangiza ubwo satani akavuga ati ndajya he dayimoni ni umutahu ngo arabamara ijambo gukiranuka kwizera kwihangana gusenga ni bombe iritura ikuzimu iyo usenze ibyo bitatu byujuje ni ukuvuga ngo ikuzimu harira buke umutingito urahafata hanyuma iyo bibaye kabiri gatatu aravuga turiya ni mumureke yazatumara mujye kureba bariya boroheje uwo musaza mvuga ngo ni umurozi ubwira umuhungu we nanambwira ikintu wakoze hano mu Mugarama mubyara wawe wamwicaye abana babiri uri iwacu mu Gatare agasume isume rifite uruhande rumwe engeri ritukura n'umukara niyo washanyireho agashumi kamanitse Imana ishimwe cyane kandi agashumi kabakajana ubwo hasigaye umukara uruhande rumwe ndikamanitse ku iparafo yawe hejuru y'igitari muri sari wabona nahagera kumva gase nahagera agiye hoteli imigeri kuva saa moya tugana kujya saa yine yateye imigeri rwose ndamwana ngiye kukamana ndajya imbere yawe ushorere ntabwo ujya imbere utava ngo wanyurure amanuru ngatwika ivundiro muri tuwarete bamubyara abo bana babiri barapfuye ati kwa mwicaye ariko ntazi ikintu wakoresheje ufite inka eshanu niwongera kureba hano n'utwo duhembe twawe zirashize abana bawe barashize uzakurikiraho n'umugore wawe ubu kiye kirageze ngo nguteze Imana yanzanye mu Bugarama ikimenyetso kigendanye n'abizera ngo ni ikihe Yesu atumye abigishwa be 70 yababwiye ngo iki ikimenyetso kigendanye n'abigishwa nuko muzagikica nuko muzakandagira scorpio inkubu kayibwira ngo toka abantu bamukunda ngo sinababwiye sinabwiye ko yapfuye se nyuma yaho mvuye mu Ruhengeri umurozi nyina akanga kunsuhuza ntiyari yaranyambitse inzoka ikavaho se yanimye ipusi igakubisha se imbeba sinakubise n'izina rya Yesu Kristo se ibyo byose akavuga ngo naraceshe kurenza iki abandi data biba yamaze kumpa amakuru ngo agiye kuvuga ko wacishije niba avuga ko wacishije wari wicaranye amakuru uzaheza Imana icyubahiro niba yagushinganishije hari izindi mbaraga tuba dufite se ni izo twebwe nizo zikora ibyo uzakuvuga ngo afite ibiganza bishyushye uzamuvuga ngo ndakwiyemeye ntabyo ugira wowe ibiganza bishyushye n'ibyo Uwiteka hano dufite ibiganza bishyushye amutuma agahembe kamwubitse munsi y'ikiraro ibyo biganza bishyushye byazambaraga bakoye kwa mupfumu hari ibishyushye biva ku Uwiteka bidasakuza bitwika bicecetse aho simatinze icyangwa nuko Yesu yabanye nanjye icyo muri iyo myaka 10 namaze mu Bugarama mu barozi 12 kuko ngiye muri detail sinabwiye ejo bundi ngo bifata umunsi wose amasaha 10 ntabwo nandikamo ibyo kurya ntabwo turisha ntabwo turamatungo baraduhaye Imana kuko Imana yaremye ibi byatsi kabiri izo mbaraga ifite izirenze ibyatsi abantu bavuze ibyatsi ntibabwire nyine ntakibagiwe byatari kukumva icyambwiye genda ubabwire nubwo bamwe batakumva genda ubabwire nubwo bamwe batakumva genda ubabwire nubwo bamwe batakumva ngubwira abasenga nubwo bamwe batakumva genda ubabwire nubwo bamwe batakumva ngubwira abasore nubwo bamwe batakumva genda ubabwire nubwo bamwe batakumva ngubwira ababyeyi nubwo bamwe batakumva genda ubabwire nubwo bamwe batakumva ngubwira abagabo nubwo bamwe batakumva genda ubabwire nubwo bamwe batakumva ngubwire n'abari nubwo bamwe batakumva genda ubabwire nubwo bamwe batakumva ngubwire abacumba nubwo bamwe batakumva genda ubabwire nubwo bamwe batakumva haleluya
baduha inyama z'umuntu mu isombi. Nabwiye madamu ngo utekere mu nzu niba bishoboka, nuteka hanze imbabura mu gikari yicara uruhande, hanyuma sombi uri buteke uyu munsi nurangara barariroze kandi turaririye. Ayi ni amakuru. Cyambere ni iki? Ndabona kandi uyu munsi bigize gute? Birasohoye ndigendeye. Nimugoroba mparitse akagare hepfo ya arugura tuwarete iri hepfo y'inzu. Ndamwira nti sheri, sombe n'icyo utetse ati wavuga urisize aho ngaho ujya mu nzu cyangwa ujya ku irembo? Ati ntabwo nagiye ariko nose urumva udatetse uburozi? Ati reka da ni sombe wabisoromye mu kigobe cya Bugarama nyirugura byumva. Hanyuma ibirungo nzanye, ibirungo nta kintu nenzanye zari sambaza zuzuye nk'isoromye. Hanyuma n'ubunyobwa, ibindi birungo byo urabifite aho ngaho. Bari byo uteka turisha ubugari bwa Bugarama, ubwo nibyo nenge kuvuga. Iryo sombe wambabara ukarimena ati isombe ryo mwizarimena. Umugore wagukunda isombe yakoreramo n'umuntu ndamubwira reka nkubwire iyi nzu kuva twayigiramo n'umwana arwaye igisebe ati ntawe wose warakirwaye ati njye sinakirwaye ati none se penicilline iri muri iryo sombe yavuye zana ikirushe cyangwa ikimamiyo wakwemera ibyo nkubwira ntabwo navuye aho mbikubwiye ati ariko nabona kigiye yihumurije yumva naho mukazana wa umurozi abaraje yaratuye mu gikari cyacu abaraje yihumurije ati harimo penicilline. Penicilline tuyiriyo ntacyo yadutwara ahubwo n'imbuzi yongeye imuhereje byasambaza n'ibindi njya muri dushe mba ngiye mu gitanda ngiryamye wowe numara guteka umbwira abaratetse arangije Imana ishaka kugusuzuma yarakuciye nk'umugongo wo kudatera ituko. Umugabo ugira gutya akuta umugore itiku ntakavuga ngo n'umurokore ntabwo ko yicaranye ni manusu. Umugore uzabwira umugabo ngo nimbwa ni manusu kandi ari umugabo wamushatse utihangana ikibazo cyavutse. Manusu hano ni benshi. Hanyuma afashe rya sombi ashyiremo bya bintu byose nabo bayiki manusu. Ko ntabwo ari kumva ibyo mvuga kandi ari kumubwira amakuru yo mu murwa nta handi ni kuyakura. Arangije yibera manusu afashe rya sorori ateretse ku meza. Ubugari bw'iparato buri hano. Ongere ku meza umfundure za sorori. Sanga manusi yaragisombe. Sombi byose. Uzi ijambo namubwiye? Wese nibagirwa ijambo navuze. Namubwiye ijambo navuze ku itariki 2 z'ukwa 8 9 ni hano. Namwe ni maza. Maze kwiyana narakubwiye ngo nzarenda nta burakari ngize nkurakari ngo wankora ikosa ntanakiriye hasi nunkorera ikintu kimbabaje zikiranigira hanze ntagutaye inde nitendere yo kujya kandi bagabo twiganire ngaro kujya bya hari kubitekereza nzaza nkubaze ese wabikoze ubitekereza ibyo jambo namubwiye maze kwiyana saa 9 hagati ya saa 9 na saa 8 turi gatanu kugeza isaha sinanaca hasi umugore yambaza sinashobora nagenda aho kugira ngo nshire hasi cyangwa ndakare nkacara nkapfukama ku musozi ni papa umugore wampaye abonye ibintu yankoreye ubundi kuruka kabwo ubundi urumva cyangwa ntabwo akaba yikumbaza akaba yigite aho kugira ngo nze kukubaza usubize nze kuraka nkagenda nkabwira data wakumpaye ko namuhawe n'Imana sinamuhawe n'umuntu. Hanyuma ndambwira abana mu cyayi tukinywe ibi biryo mama wanyu wariyeho ati nariye wowe ndayamusengena ariko nkana n'umugamba w'abantu buziye wowe ndamusengena ntabwo ku cyayi turaryama. Hanyuma narimbuye kuri kantine maze kunywa amata nirindazi nuko ntanzara ariko cyakubwira mu gitondo ko nabyutse neza.
Yesu wabwiye abigishwa 70 umaze kubatuma uravuga ngo ikimenyetso kizanye n'abizera bazarya ikica n'ikizabica bakanazeza inzoka za skorpion nta kizabatwara. Ibi biryo nange ndabiriye kubwima nzagutambira mu kinimba mu gitirimba mu gisaka uko wagiriye neza. Haleluya. Nta mugabo urya ubugari bwaraye ndamuriye nakarabye nk'abana ndasutse amazi mu ibase abana nibo bagira gutya hagiye kubera inzara nari kugera nkumva ntabwo aho ngaho kandi kantine haruguru y'iwanjye ni nko kuva hano kujya hano hirya ntabwo ari kure cyane ariko nabonaga no gusohoka mu nzu ngo ndenge irembo bitari bugundire naho Imana irashaka kwiyerekana ko ari nye ndariye mpekenye inyama ndayikanja ndayumviriza wapi ndamira kandi ndakubita zibaye 3 mbwira madamu nti madamu twari n'utunyama burya ngo tutaryoshye atari kumbaza yakanje ndekurya ariko nkari sinayicire nabuze imbaraga zo kwicira meze 3 ati ubwo n'umutima w'urutuma ati nteoya ni inyama utuma umutima w'urutuma atazubwo nawe uyoboye angisha impaka urumva Manus? Acyangisha impaka ndamwihoraniye yewe reka nirire ariko winkura mu mutandesha peti ndakubise mpaze iri somo niwe urigurisha ushuha abana birire bafite inzara nawe wongere kuko n'ejo wowe namukangura kuzi ute ati ndumva nta kibazo nkamusengera ndagenda saa sita ariko ndavuga ngo reka njye kureba icyabaye arigenda asanga Imana yamwemeje. Hanyuma ngeze mu rugo saa sita aranga ngo sheri ati ngiye mfite ubwoba bw'iki ati bya biryo byari biruze kwari Manus ubwoba bwa Musi Manus ubundi bagira ubwoba Manus batinya no gusa ndamubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo ntacyo dushobora kuba icyangombwa nuko wabonye ko zari zirimo wowe wazibonye ute ati twariye utuntu twaje dutubya tutazibya byo ati hanyuma Moyizi yaravuga ati kuko tari yamenya kuvuga neza ati mama ati nyihere sorori niko roboreze buno bugari ngo namwe sorori akombesha ubugari yarasigaye akuri umumboga yogira bene nyina bashikiwe utunyama 3 data yadufatije nka sima kukundi aba aratubonye adushira mu gipapuro ubwo sanga bahaha muse n'abana ndabwa ni mugira ubwo yanzanye hano mu bugabo n'imyambaro hanyuma ndamwereka umuyobozi maze kumwereka umuyobozi atumiza inama y'ako kanya saa 8 saa 9 birateranye inyama ziko bangana nko kutungana gutya inyama zibanyuramo habura n'umwazimenye uwande rumwe n'umukara rundi ruratukura hanyuma wazishizemo bose barangiye zimugeraho asiganye n'undi mudamu habarazi n'abanyabwenge izi nyama se ko basiyewe izi nyama se nawe uri kubona utaziza ntibyirwa n'iki se ati izi nyama dore ni imyanya ndangagitsina z'umubyeyi zashyizweho n'abarokore bagenzi be yatumye umugabo wanjye mu gakomorogera avuga ko nanjye ndoga abana be rero twebwe ntitucyakanagiye akiramo ahita yigendera teregiti wa mugore ubisigaranye asaba ijambo wayizora arimo barimuhaye ati izi nyama mazi we ati umukecuru twari twicanye mwamubonye ati twamubonye ati yambwiye ko ari inyama ndangagitsina z'umubyeyi umuyobozi ashima umugongo gutya ati hanyuma hagira n'umupfa muri urugo uyu musaza aracyari hano n'umugore we n'abana be tuzabashyira mu nzu tugure esanse tuba twitse mu nzu FPR zadufunga saba ijambo hakurya usaba ijambo haleluya usaba ijambo kuko data yararitanze bararima ni ukuri kwishobora byose ntawe uzisegura aka kaboko arwaye uburozi data watuzanye mu bugarama ntawe yagiye iracyana nimubona ko aroze hari uwiseguye akaboko iyi Mana babwire nzama nabwo Imana itabaho Misiri nguranje njya ahantu nka mwana uzajya munyanya tumva mwana wanje ni karame ariko zimana ikuwe ngo mwana wanje nibanga Yesu wakwe ngo mwana wanje nza kuwe ngo mwana wanje inde muri karite waguturuto ariko iyo mu ijuru yaguhagarara warangiza akantu katagizwe kan noneho simba ki noneho bandise bandi kiye mpabwa na complication z'abafandi sinzita banza kubaza amakuru aho riruka watazakwica genda bakufuna umugomba wabanje ukabaza amakuru ari kurundi
ufite amakuru mazima ko abahari nuko urwana ko abahari. Ati buriya burozi igihe wababwiraga ngo ndabwoza mu nda kuko niko nababwira. Uyu munsi roza mu nda, ubugari twariye, nyama twariye, nitujya kuri toilette byose rimwe birasigara. Umugore wanjye n'abana banjye nta numwe uraburara nanjye simburara. Ati nkuko nkamije hagati y'abanyamahanga bujye narahunguye. Ndoza nta burozi mufite. Ninyembaraga we. Yeseze nyirasoza ninyembaraga. Ninyembaraga we. Yeseze nyirasoza ninyembaraga. Haleluya. Ijana makumyabiri Zaburi iravuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu uri kuwiteka agira ate uhereye none ukageza ryari iteka ryose. Imisozi igose Yerusalemu uri kuwiteka agira ate uhereye none ukageza ryari iteka ryose. Uwo mushyitsi ukura hari ku bundi. Uwo mushyitsi usenga Imana uzi. Usenga Imana yafashe urusoro rwa papa wawe n'urwa mama wawe. Ariko se sibyo tugaho cyane. Igahuza. Hakavamo umuntu ufite aya matwi n'amaguru n'amaboko, agasigazaho intebe za salo zizaba ziri abashyitsi bazicaramo bagatambuka bamanukamo. Muri iyi salo manje igaterekamo intebe z'abashyitsi, hanyuma igategura salo yo kwakira abandi bashyitsi bamaze kwakira. Niyo itabishoboye ninde umwana wabyaye umwana akabona ugutwi gudozeho urudodo? Ninde akaguru kariho indodo gafashe hano? Ninyembaraga. Bwira Satani ngo mba Satani, yuza kugira imbaraga uri ku isi ndakurundi ikikuzimu. Niba kutuma akantu uvuga ati umva wakanura, ubundi data turi kumwe arusha so maboko, subiriho wavuye kuko igihe cyo gushya cyageze. Ninyembaraga. Reka nk'ugabanya amagambo kuri ibyo ni birebire. Uriya ndi umuntu wagumye kuba mfite amataje iyo nshaka inzira za bugufi. 2009 Satani yarangendereye yakoze ibibazo kugeza 2014 akeneye kuma amafaranga nubaka amataje nguramo imodoka, hanyuma uyu muntu wa data mwihora bari we nkorera. Ndibuka ndahano Hermone muri Methodiste uburyo ndabihiniye aho ngaho batwigishije gutanga ubuhamya mu minota 3 burana nakuye cyane kugira ngo musobanukirwe. Hanyuma barambwira nshoje mvuga butumwa ati Satani ararize cyane agiye kukohereza, yabonye isezerano ufitanye n'Imana ry'amafaranga menshi, agiye kukohereza umukobwa mwiza w'ikuzimu azana urukapu runini rw'amafaranga kandi uzayakira nutasenga. Haje umukobwa mwiza kuva nabaho nta naho namubona muri Rwanda nabona ageze hose. Yambaye kirokore kandi yira ku birenge, inkweto n'umweru, cyambaro n'umweru, amaboko yagira hano n'ikazi. Igikapu yazanye ni cya kiri cyaguraga 25,000 cy'abadamu cyabagamo tuno dukapu nacyo n'umweru. Hanyuma ageze mu nzu wanjye kandi n'ijoro saa 8 amanwa baracanye. Amanwa ageze nkuko tureba gutya. Batangiye kuganira. Bakubwiye kenshi kuguha amafaranga ntiwabyemera ugira ngo ni ibinyoma. Uburyo baje wiciri ntabwo najya kuri detail n'ibirego cyane. Hanyuma none ndayizaniye. Hanyuma buriya uzacuruza imyenda niyo sezerano nayo mfite usibye ko nari hinda abonye ko Satani ari kubyuriraho. Uzajya kurangura Dubai amaparo y'imyenda upakire uzanumene ku muteremuko Nyabugogo. Hanyuma nzabanza kurukwegisha tuzagendana ngufashe kurangura tugere Nyamugogo dupakurure, hanyuma ntugacuruze detail uzajye urangura amabaro. Yaje kapu yafunguye shene yanyeretse n'ifura ya Benere gusa zipaki. Ni ajyane ikirizo siri kumanywa gucyase. Sezerano ry'amafaranga se simbizi. Hanyuma nakorye amafaranga n'iyo myenda. Amere yagiye kwakira sinabonye yambaye kirokore. Ngize ko nari umudayimoni. Imana yamwe ngo mwana wa Nikarame. Se wamenye ko wari umudayimoni wakugendereye. Nipuka china Yesu Kristo. Ondoka pepo.
muri ikuzimu bazi gutukana byari tutsi by'ibishitsi by'ukuri. Yarantutse kuri mama twarayamena ndangije ndavuga ngo ku bwaka gasuzuguro kwawe nawe ndakubise mu izina y'ikuzimu bakubona. Ahita muri plastique nkazanira ko afata niyo ya plastique ukayitwika. N'ikuzimu urusaku rurasakuza rw'isoko mu ikuzimu kubera umuntu wabo umutwikanye n'aya mafaranga. Buriya iyo Yesu atadufata twaba twaragiye. Buriya mu madini umuntu ashobora guharagara ku gatutsi agasoza akavuga ngo uriya akora shitani. Buriya umuntu ashobora gutanga imisanzu mu itorero ntamwitegereza ibyo ayitanga inzira zose ayitangamo avuga ngo uriya akora shitani, uriya abakorera Imana. Kuko ibyo byose narabigeragerejwemo. Hari aho bigeze bavuga ngo uzajya utanga icya kimwe amaturo uzafasha abakene, imfubyi n'abapfakazi bafashe, ububaka urusengero wabarwe, n'ibikoresho byose babwiye ngo nzabyikorera mwiturize. Ariko nujya gusenga ntukuvuge Yesu Kristo. Nujya wigisha ntuzigishe gushyira mu izina rya wa muntu twanga. Wowe ntibabivuga nuko ari njyewe byuzuza buryo. Bya wa muntu twanga. Uzajya uvuga ngo Imana yakoze ibitangaza, Imana yarantabaye, Imana yangiriye neza. Abantu pasiteri unkora urutonde rw'abantu hano badafite shinge na rugero. Kuko Imana yagize gute? Yangiriye neza. Umva yangiriye neza. Yewe umva yangiriye neza. Yarantabaye umva yangiriye neza. Haleluya. Ntiyagacisha hose mwese mugafashwa. Ariko yamugiriye neza avuze ntimuyizi. Mube maso musengesha umwuka iteka. Ariko niba turizwe n'Uwiteka nk'uko aya magambo navuze muri za Zaburi 25. Ntacyo isi izadutwara. Ahubwo turi mwese ukuru n'iki amakuru. Ibyo y'amafaranga ibyiciro kuko byo bagiye baza sirabivuga nabyo ni igihe kirekire. Bageze igihe bampa agakobwa kambaye impeta. Kazana impeta ngo dusezerane. Ndavuga ngo wamureze dore ndayambaye. Niba warashingiwe shaka impeta kikere watakaje. Ishaka yambaye. Niba warasezeranye shaka impeta nubwo warayitakaje. Nushaka uzagurira niya ya fake y'igihumbi. Iyi nayiguze data ntegetse ati impeta yawe iri hese yari yarameze. Tuzoye kubona ngo tutashuri tari mu impeta. Nicyo natsindishije. Nawe yari izi kuntu bazaza bava ngo kwambika impeta. Amuga ngo urayishyira he? Agira amwate ndayisha ntago nkwemera. Impeta y'amasezerano iba hanga. Ndatwika karagenda. Kareka kwidindira neza. Ubwo rero yo nyambara umugore ko mujya kuma kugenda kaga kenye kabiko kazajya kaza tukaryama. Niyo ntego bari bafite. Rero ni mu maso kuko Satani aracanye ku maso nawe. Namwe ni mucane ku maso yanyu. Musengesha umwuka iteka. Nukuvuga ngo ntatinze rero ubundi ushaka ubutunzi Imana irabufite. Kiranuka. Wizere. Wihangane. Yesu irabifite data y'urugo umuntu agizwe n'ingingo eshatu. Gukiranuka no kwizera no kwihangana. Ngo ntabwo arendera gusenga amashisho. Nta nubwo apanga y'imisi. Nta nubwo apanga amasaha. Ngo yabumbe akanwa rimwe. Ibyo yatabara. Izi ngingo eshatu uzabambwe ngo uze muri imwe no gusakuriza Imana. Mwirinde gusakuriza Imana ariko. Umuntu agusakuriza ntabwo umuyama. Uzumva abana basakuje. Mwesakuje. Ubu nayo ni kubikora. Nawe wirinde gusakuriza Imana. Kiranuka, wizere, wihangane. Ubundi ibyo bintu bitatu bituma utavuga vuba. Utubufite amakuru. Hanyuma ukihangana ukazabasha kugera kuyasezerana. Niba utazahura n'umwuka w'isezerano ritari ryo. Mwijuru hari umwuka udasohoza. Wa wundi Imana yohereje gushuka Ahabu akagwa ku rugamba. Uwo mwuka aracyahari. Yaje ngo nizo uzagenda arashukashuka Ahabu. Ngo agwe ku rugamba. Umwuka ati ngewe uzamushukashuka uti zihanga mu bantu zewe 400 bose bahanura amahoro kandi siko byageze se. Zasome Daniel igice cya 11 ngo 32 haravuga ngo abasha mu masezerano nta mpamvu zabayemeresha kugira gute kubashyikiriza. Uziko umwuka wamanuka no kumushuka nuko Imana uri awizeye ukuri kuko ntago yavanye nkuko uvuye mu juru ntago ari kwa Satani atumva
ndagutabaye nzakugira neza. Buriya niba bavuze ngo barahanuye ibitangaza byinshi ategereza ko nawe ukaza kubwira ibitangaza agiye kumva we ati wowe nta kibazo ufite icyakora uzaba umushumba. Hanyuma uwo mwuka rero ushobora kuza ugafata iteraniro ryose hakarokokamo nk'abantu 10 babandi batasheshenga Imana. Genda ubampamagarire bagaruke ku murimo kandi ubambarize uti ninde wabahaye konji. Bagaruke ku murimo kandi ubambarize uti ninde wabahaye konji. Haleluya. Nimugaruke neza mujyemo neza hanyuma mwikiranuke mwizere mwihangane muhabwe ubuhanuzi ubuzima buzasohoka. Tazicara ku ntebe utazicara kushiga utazicara umutogoto w'inkono utazikiye igihe kigatambuka ikindi kikaza ukumva ngo umuntu yatashe yari afite amasezerano ese impamvu atashe afite amasezerano adasohoye Imana igibesha se yaramusheshenze nyine nawe iramusheshenga atashe adasohoye ni gute se Imana igibesha nta nubwo ijya niyivuguruza yewe iyo wakiranutse ariko nusubira inyuma nayo izasubira inyuma ku buzima bwawe ngo nimumpindukira nanjye nzagira gute. Hanyuma umuntu yahawe amasezerano yarahanuriwe uko bucye uko bwije none uyu munsi aratashye. Iyi Mana tuyibaze kubesha ahubwo yabesha Imana nayo igira gute iramushyeshya aratashye nyine atayabona yo iravuga ngo mbese na mukubara 23 uko umurongo nawe ukarabanga Imana so umuntu ngo igire gute ngo mbese iyo byavuze no kubisohoza ntizabisohoza si ijambo ryanditse se mukubara igice cya 23 nara amagambo uriya mugabo yatumaga 8 wajya ko Baraki ajya kuvuma Abisirayeli ari muri icyo gice. Imana si umuntu ngo ibeshe si n'umwana w'umuntu ngo yicuze ku byo yavuze ko itazabisohoza ngo ahubwo mbese ibyavuze ngo no kubisohoza ntizabisohoza. Abatarasheshenze Imana twishimiye kuko byatugeze hasi ariko niba warasheshenze Imana uyu mwanya hindukira. Rero tuba abakene ariko twabuze imbaraga zo gukora igihe cyarageze 2002 inkura mu bucuruzi irambwira ngo guma mu muhamagaro wanjye gusa unkorere ibisigaye uzabimbaza. Yuri umunyamuhamagaro niba uri hano byumve neza ni kutabika kuvuga ngo ikakubwira ngo icara aha ntuzajye kuvuga ngo nabira birasike. Haleluya. Irakubwira ngo icara aha ariho nkubona ntuzamere nka wa mutwe wabahaye iminota 12 ngo baramuha igare hasigaye iminota 2 ngo ariko murama na pomme bari bamwe ngo iminota 12 nishira atavuze baramuha igare abonye hasigaye bire kuko ntasabye pomme bose barayima ariko murama ni pomme ati buratsinze. None rakubwiye ngo icara aha ngaha niho ngushaka unasebiriye yabyo iyo we kugomba kuba hose genda wicaye mu bandi bantu guma ko yaguhamagaye iranga nusura gucuruza nzagucakaguru nzaguceceganza funze ubucuruzi funze ivugabutumwa ifunze gusaba akazi nari nzize ubutumwa ku Kigali nanatindiye kandi ntara ya Cyangugu nayo nayisongotse nayirangiye. Urugendo rwo kuza i Kigali hariya kuri Methodiste n'ikinyinya hariya hepfo igikondo na hariya hepfo rutuma amafaranga yose yanyaza irangije ati imwemere kunya ubucuruzi ivuga butuma wararihagaritse hejuru y'amafaranga byose ndabifunze. Imyaka 3 iyi aho intera itariho nicaye dutunzwe no kurya ubugari busa n'umukara bwaturukaga muri Kongo dodo zari inyama kujya babahungu bajya bava mu inyama zabo n'intoryi. Intoryi zo ntabwo zazirimo ahubwo dodo twari dufite jade yazo. Hanyuma ubwo ni ukuvuga ngo umurimo w'Imana
ibyo nifuzaga byose irafunze. Iyo mfungura ivuga butumwa 2:5 kuva 2:2 yarafunze. Ariko ubucuruzi bwo kugeza n'isa ndasenga sindi utuntu wakoze tundi kugira ngo tumfashe. Ejo bundi 2019 ati ntabwo nshaka ibintu bivangavanze mu murimo wanjye. So wagufatira ifu yawe agashyamo n'ibindi biheri wabyemera. Haleluya. Uwafata ifu yunguruye akazana n'ibindi biheri bari byayunguruye akabimenamo akavuga ngo ngaho genda uteka. Wabiteka ubwo ni kuba yabibonye. Irabangura igihe uzongera kukurira ubucuruzi igihe nikigera. Ariko nimba ugwana umugore n'abana bose ushaka mu bucuruzi. Dore ubucuruzi bwawe ngo utangire uvuga ngo uzagite. Se yaguhaye igifira biyo yose. Utangire uvuga ngo uzambare to. Yose yaguhaye umubiri yaguhaye umuntu kuzajya ugenda wambaye ubusa. Nisi kwambika se. Utangire ngo uzabishiriza uri abandi. Ntigira ingano z'amafaranga se. Amapawuni n'amayero n'amadolari se byayo. Wowe icyangombwa ni ukumvira. Kumvira kuruta gutanga ibitambo nk'iki yapfa. Hanyuma rero magara gutyo icyambere ni iki ni amakuru ya kabiri no kumvira. Niyo mpamvu yambwiye ngo umuntu niyo zuze ingingo 3 ibyo byose ibisigaye izabyikorera. Muri Yohana 15:7 n'uwa 8 haravuga ngo nimuguma muri nge. Haleluya. Amagambo yanjye akaguma muri mwe munsaba icyo none se muzagihabwa kuko ari byo byubahiriza Data. Nimutaguma muri we se muzasaba muti. Amagambo yose ataguma muri we. Ariko Yesu natura muri wowe ihembe rizatagaciro. Natura muri wowe ihembe rizatiki agaciro. Imigani 17 na 18 yaravuga ngo nkunda bankunda. Haleluya. Amen. Wowe aho gukunda no bakunda cyane buriya. Nubwo nakubwira ngo ukunda bazuhereye none kugira ngo uzabone ko batsinda. Ariko burya ntabwo wabakunda nk'umuntu ugukunda nyamara buri. Byarutana. Nanjye nubwo nabakunze ariko sinaye kubarutisha inshuti. Inkunda. Haleluya. Nirinze kubanga no kugira ibindi mbavugaho. Kabasuhuza mbakunze. Ariko inshuti nyashuti nawe urayikunda. Imana ati nkunda bankunda. Kandi abanshakana umwete ubukire n'icyubahiro n'ubugingo biriwe. Nitangazo yuhera uyu munsi n'utarubizi. Ubukire n'icyubahiro n'ubugingo biri kwa Data niwe ubitanga. Niba ubishaka rero titiriza Yesu kugire neza. Haleluya. Amen. Ubukire n'icyubahiro n'ubugingo niwe ubitanga. Nubishaka titiriza. Titiriza nawe Yesu akugirire neza. Nawe Yesu akugirire neza. Ogo titiriza nawe Yesu akugirire neza. Titiriza nawe Yesu akugirire neza. Haleluya. Amen. Uhereye umunsi n'itangazo rivuga ngo ubukire n'icyubahiro n'ubugingo biri kwa Data, nta handi wabishakira. Amafaranga arayafite azaguha. Titiriza icyubahiro bavuga ngo bagiye kwa boss bizaza igihe nikigera azabiguha. Hanyuma gutaha utahe umwana w'umwana. Amasezerano agiye gute yarasohoye yose. Ati nagenda agiye neza nk'intware y'abanye n'Imana. Byumva uhora ngo mbese niba ugiye waba usize nkuru cy'imusozi aho ni waba ugiye uri ruvuma. Ushake buryo ki tuzagira iherezo ryiza. Imigani 22:4 ngo wicisha bugufi ingorane n'ubukire n'icyubahiro n'iki kuko waciye bugufi. Ngo wicisha bugufi ingorane ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo kuko waciye bugufi imbere ya Data. Nta rutugu rukora ngo rusumbe zose rero wicara wisi. Mu byo ukora byose uce bugufi. Abayobora 12:14 aravuga ngo tugire umwete wo kujya gute wo kubana n'abantu bose ki amahoro no kwezwa kutegejwe atazabona umwami Imana.
tugire umwete wo kubana n'abantu bose iki amahoro, hanyuma tugire n'uwo kwezwa kuko utegerejwe atazabona umwami Imana. Birasaba iki rero barokore? Wikundana n'abarokore gusa ngo barana n'abanyagatolika bandi wowe ni cyo kubana, ahubwo umubane n'abantu bose iki amahoro. Kuko ijambo rivuga ntabwo yari yuko amadini azabaho. Abantu bose mubane amahoro, abantu bose mushyikirane neza, hanyuma nurangiza mwezwe. Kandi wowe ubasha gukizwa ukavuga ubutumwa bwiza, ukabwiriza uyu akagenda akabwiriza uyu akagenda akabwiriza uriya akabwiriza uriya. Abo bayi bangahe? Hano muraza mukicara gusa nta mushaka gutambutsa ubutumwa hirya no hino. Intumwa 70 yarazibwira ngo mugende muvuge ubutumwa mu mahanga yose, abemera mubatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amina. Nimuhaguruke rero uwishyiramo umugambi wo kuvuga ngo iki cyumweru n'igitaha ngiye gukora buryo ki nzabona umunzaroba umuntu nanjye nkandikisha umugisha ku Mana. Uzahora wicaye ubura kwandikisha, urkwandikisha kuko wirwa ucanga kuko ukijijwe n'ibyo. Ariko genda urobe mugenzi wawe muturanye, bitewe n'imbuto wera, genda urobe hirya no hino. Nuroba umwana wazagenda arawundi gutyo gukina uko itorero rizaguye. Haleluya. Amen. Ubwo bizaturuka he? Kubana n'abantu bose iki amahoro. Amahoro. Amen. Imana igiye gute? Irasho byo iriha ose niba ngere mu myaka 35 nkizeye n'igeze kuri 30 misago kandi 40 si ukubera Imana. Igihe tugufasha umwe dufite n'abana 10 ubushize nabo byo yatashye simbisubiramo amasaha bari kugenda. Amasaha nayo yabonye duhagaze ku gatutu turi kuvuga Imana agira gutya akora uko ataraza ngo ko ariruka sinzi impamvu ariruka cyane. Imaze kugira abana abuzukuru 10 n'imisago. Abo mama yagomba kubyara nanjye uko bari kose. Haleluya. No kubera iki? No kubera Imana. Yewe no kubera Imana. Yewe no kubera Imana. Kubera Imana. Twagenda no kubera Imana. No kubera Imana. Yo no kubera Imana. Yo no kubera Imana. Wabyutse no kubera iki? Arabatabasha kubyuka. Umubyeyi atwara inda batabishaka, igakura batabishaka, inzingo zikaba inzingo, ariko mu gitondo akababyaramo kubera iki? Akabyara yaba bya muhungu yaba bya mukobwa, icyangombwa nuko yabyaye kandi batabishaka. Hanyuma umwana akaryamishwaho batabishaka, akicara batabishaka, agakambakamba batabishaka, agataguza batabishaka, ego akanashyingirwa batabishaka, agatangira kubyara batabishaka. Kubera iki? Mwizere Imana kuko ari ishoro byose. Ntabwo tubaho kuko babishaka, tubaho kuko umugambi w'Imana. Hari ikindi kintu abarokora njya mbumvana ngo runaka yariye nabi yagize ubwenge buke ngo niyo mpamvu yakene. Ubikura ariko ubundi ngo hari ibindi mwihaye ngo Satani yaheje ubukene. Satani mfitanye amasezerano yuko azamukiza. Kuki muha Satani icyubahiro kandi atari iki? Soma Samuel wa mbere igice cya 2:6 aravuga ngo Uwiteka niwe wica, niwe ukiza, niwe ushyira ikuzimu, niwe ukurayo, niwe ukenesha agakenura, niwe ukura abatindi ku cyavu akabicarira n'ibikomangoma, niwe ukura abakene mu mukungugu akabicarira n'abakomeye. Ngiraho wumishe Satani. Biza kuba umugabo nyamugabo ntabwo ukandagira nk'uko nkandagira ku isi. Katekeraho kwicaye. Yesu yakadanangiye akakubita n'ingoni. Kabwira dayimoni ngo muhaguruke mwitoze, mucoze ku musozi wa runaka nimusohoze isezerano, nzabahembera amagufa ku musozi wa Gologota. Ntabwo wari uwa Gologota. Nzabahembera ku musozi wa Rimbukiro, nabwo amagufa y'abasaza n'abakecuru n'ay'ibikwerere n'ay'inkumi n'ay'abasore. Bwaza rero byagohereje ukavuga ati toka Shetani, mfite Imana Data. Bugashwiragira umuruko bahita ukongeza bugasubira kuzimu akora ikindi gitero kuko aramubwira ngo n'umunani bazohereza ababasimura nabo nibajye kwitoza. Kuki gatekera ko kabonye kakikura mu ngo yari kubundi. Niba gafite imbaraga
kagira imbaraga ku muntu utagira kwizera. Icyakora ku muntu utagira kwizera karifora nyine kakategekeraho kwicaye kakatangira kakatanga amabwiriza, ariko kawohereza ku muntu ukiranukira Imana kanizera karihangana kata yatumye dayimoni 2004 aravuga ati bari abantu bafite intwaro yo kwizera, bafite intwaro ya kirimbuzi, ntimuzabavogere.